umunsi mwiza cyane, umunsi mwiza kandi wowe wakoze subscribe kuri iyi channel yacu. Reka nkubwire ngo ni iby'agaciro kuba warafashe umwanya warangiza ukaduha subscribe. Nicyo gihe nawe niba utarabikora ubanze ubikore. Hano tugenda tukugezaho amakuru y'abasitari, tukakubwira amateka yabo, tukakubwira n'ibyo bagiye bakora kugira ngo mbamenye nawe ubamenye. Ngo ikaze rero uyu munsi, reka nkubwire ngo ikiganiro cyacu reka tugitangire gutya. yaje rambwa ati GTaff umeze bite? Ndamwana ndumva ndimo ndatitira, ankoze mu biganza mva ndimo ndatutubikana. Yese yirukanga cyane ajya kubwira abantu bose kitabwa ati mutabara GTaff agiye gushya, babazana ubw'ubutambaro ndahanagura mu biganza. Ngayo nguko rero ni umusore umaze kugenda yigarura imbuga nkoranyambaga. Ni umusore wavugishije benshi hano ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, yaba Facebook, YouTube ndetse na Instagram. Hose yagezeyo maze agenda asaza atwika asarisha abantu bitewe n'indirimbo yiwe yise Aragitosa. Ni GTaff, umwe mu basore bamaze kugenda bubaka izina hano muri showbiz nyarwanda ndetse no muri Afrika yose. Reka nkubwire ngo uyu nguyu niwe tugiye kuganiraho uyu munsi. Ndakubwira amateka ye maze nkugezeho namwe mu magambo yagiye akora cyangwa se mu bikorwa yagiye akora, maze akaba ikirangirire icyamamare ku buryo buri wese amenya GTaff. Mbese kwa kundi akanda kanyoke tubona ngo miliyoni kije baba we nukugera nero kaza nafata mu mutwe genda nkuje gutaba. Uyu musore rero ubundi amazina ye ni Ntukirutimana Amza, akaba avuka mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, neza neza igikondo ahazwe nka Sodoma. Uyu musore rero akaba afite imyaka 35 y'amavuko. Ubundi GTaff niryo zina yamenyekanyeho, ubwo amazina ye Ntukirutimana Amza yayiswe n'ababyeyi, ariko ku mbuga nkoranyambaga uyu nguyu yamamaye nka GTaff. Ubundi uyu nguyu yatangiye kwamamara bitewe n'ibiganiro agiye akorera ku miyoboro itandukanye ya mashene ya YouTube, maze agenda amenyekana n'ingeri zose. Nyuma GTaff yagiye atumirwa n'ama Genes Comedy, maze akajya agenda asetsa abantu benshi, yigarura imitima ya benshi. Nyuma GTaff yaje kugira atya maze afungura YouTube channel ayita GTaff nyine, izina rye niryo yise channel yiwe. Arangije yagiye akora indirimbo zitandukanye zagiye zikundwa na benshi, ariko iyo nakubwira yakasamutwe uko basigaye babivuga muri iyi minsi cyangwa se akarundura niyi ngiyi. Umugore arataka maze azana mazi kubita yego kubita indirimbo ifite ubutumwa. Wabyumvise rero ni GTaff yagize atya maze akora indirimbo maze ayita Aragitosa, akajya aririmba agira ati kubita kuri kaka. Buri wese akibaza ese naga kibakubitaho abanyamakuru benshi, aba content creator benshi, maze indirimbo bayivugaho. Buri wese akajya agenda avuga ati ubundi iyi ndirimbo ni gatiki. Buri wese ati ubundi iyi ndirimbo ikwiye gusibwa. Gusa GTaff mu kugenda yisobanura ku biganiro yagendaga anyuza ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ku miyoboro ya YouTube itandukanye, yagiye avuga ko niba bavuga ko indirimbo ye ari igishego, yavuze ko atari we waririmbye igishego wenyine. Ibyo ngibyo ni bimwe mu magambo yagiye atangaza, maze ibya GTaff bigenda biyoyoka gutyo. Ni indirimbo imaze kurebwa ku rwego rushimishije, kuko iyi ndirimbo nkubwiye ko igiye kuzuza views cyangwa se abayireba miliyoni zirenga 2. Ntago naba mbeshye. GTaff rero akomeje kugenda yubaka amateka, akomeje kugenda yubaka ibigwi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane YouTube. Mu biganiro agenda acisha ku miyoboro ya YouTube itandukanye, yaba content creators batandukanye, ibiganiro bye birakundwa cyane. Ni umusore nkuko nabikubwiye avukiye i Kigali, hariya mu kagari ka Kaserege, neza neza ahazwe nka Kicukiro.
ubundi subiye inyuma gato nakubwira ko uyu nguyu GTaff nkuko agenda abitangaza avuga ko yabyirutse nk'abandi bana asanga papa we na mama we babana, ariko nyuma se akaza gutandukana na mama we maze akajya kwishakira undi mugore. GTaff yakomeje kugenda arerwa na mukase, ariko biza kwanga nyine afata icyemezo cyo kwigira hariya mu gihugu cya Uganda, aho atangaza ko yagiye i Bugande agiye kureba mushiki we. Nyuma GTaff avuga ko yavuye i Bugande arangije yigarukira hano mu Rwanda i Kigali. GTaff rero akimara kugera hano i Kigali yagiye akora imirimo itandukanye, avuga ko yagiye akora akazi ko mu rugo, agakora akazi ko koza imodoka mu Kinamba hariya Kaoshi. Nyuma rero ubwo GTaff yavaga hariya Kaoshi atangaza ko yakomeje kugenda akora uko bishoboka kose ngo arebe ko yabona uruhushya rwo gutwara imodoka, ariko ngo bikanga kubera ko GTaff ubwo yakoraga cyangwa se ubwo yabaga yagiye gushaka kategori byarangaga agatsindwa. Nyuma GTaff yaje kubivamo maze atangaza ko yahise ajya nko mu byo twakwita ikigare, akirundumurira mu biyobyabwenge nk'uko agenda abyivugira. ariko sometimes nza gukora agakosa gatoya nk'umuntu w'umusaza n'iki nza kwifatira akantu k'akababa maze gufata akababa ndikaraga. GTaff rero avuga ko nk'uko yagendaga yirundumurira muri ibyo biyobyabwenge mu kigare yagiye ahuriramo n'ibibazo bitandukanye maze byagiye bituma agenda agongana n'inzego z'umutekano maze akajyanwa no mu bigo ngororamuco, aho yabaga nyine agiye kugororwa guhabwa umuco nk'uko abyivugira ko nawe yaramaze kugenda atakaza indangagaciro zatumaga yirundumurira mu biyobyabwenge nk'uko GTaff agenda abivuga. GTaff avuga ko yajyanywe mu marihab atandukanye, akajyanwa iwawa ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Nyuma rero yo kugaruka GTaff yaje kugenda ashyira ubwenge ku murongo nk'uko agenda abyivugira maze ahinduka umusitari, ibyo yari arimo abivamo ahinduka icyamamare ku buryo nyine twagiye tumenya GTaff bitewe n'uko yagiye abyivugira ko nawe yahindutse. GTaff rero ubu nakubwira ko ni umwe mu basitari beza dufite, bamwe bagenda batanga entertainment ku rubyiruko, bamwe bagenda batanga kandi impanuro mu rubyiruko, akavuga ko ibintu byo kugendera mu kigare atari ibintu byiza bitewe n'uko nawe nyine yagiye ahuriramo n'ingaruka zitandukanye zo kugenda agongana n'inzego z'umutekano kandi bidakwiye. GTaff rero nyuma yo gusubiza ubwenge ku murongo akaba umusore mwiza, ubu ngubu nakubwira ko GTaff nibwo yafashe icyemezo akaba ari umwe mu ntangarugero mu rubyiruko ku buryo buri wese yamureberaho. Ngayo ngukorera ko turimo turebera hamwe kuri GTaff, umwe mu basitari bamaze kugenda bubaka ibigwi hano kuri social medias. Nawe rero niba ushaka kujya ugenda ukurikira ibiganiro tujya tukugezaho ku basitari batandukanye uba wifuza kumenya, kandi subscribe ugenda ukurikira ibiganiro byacu. Imana ikurinde.